Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora nabikugendekere ngutyo. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, utibagiye n'umujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora aho uherereye hariho hose wabashije kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyereye Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima, muri politike ndetse no muri showbiz. Ahariho hose habonetse inkuru ziba ziri gutrendinga, Sano Empire izibagezaho mu bambere. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye kuri bino byamamare bibiri bikunzwe n'abatari bakeya muri showbiz nyarwanda. Abo nta bandi nkuko muri kubareba imbere zanyu, n'uyu muhanzi rurangiranwa bita Bruce Melody ndetse n'uyu rwose nawe n'umuhanzi ariko akaba ari n'umwinfluencer cyangwa se umunyamakuru ku bijyanye na YouTube channel, kuko uyu muhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru bakaba bamwita Yago Conduct. Aba bagabo uko ari babiri amakuru ari kubuvugwaho na amakuru rwose, ubwo uyu mugabo wundi mugenzi we Bruce Melody yarari kuri live kuri Instagram yabyize ibyo amuvugaho bigiye bitandukanye, aho rwose yavuze yuko uyu mugabo rwose ibyiwe rwose biba birimo Imana bitewe n'ukuntu yabashije kuba yakibwa YouTube channel yiwe ariko ikaba yagaruka. Avuga yuko rwose uyu mugabo yaba yaracishije kuko ibyamubayeho nagatangaza, kuko amakuru yari amaze iminsi ari gutrendinga muri social media zigiye zitandukanye ndetse no muri twibanze cyane byagiye byibanda muri entertainment, kuko bano bagabo naho bari kubarizwa. Ndetse uyu Yago yabashije kuba yabura channel yiwe. Akimara kubura channel yiwe yiyambaza inzego z'umutekano RIB, ndetse bigera naho rwose murabizi yuko channel yiwe yabashije kuba yaboneka, aho byaje kumenyekana yuko uwari wayimutwaye ari uwahoze ari umukozi wiwe. Murabyibuka yuko hari umusore yari yahaye akazi ko kuba yajya akoresha ibiganiro, ubundi uyu musore nawe akiyobokera iy'umuziki, ariko biza kwanga byose. Nyuma aza kwigarukira mu kazi, wa mukozi abasha kuba yamwirukana amuhoye yuko rwose akazi kamunaniye. Nibwo uyu musore yafashe umwanzuro aravuga ati niba ari uko bigenze nta kundi ubwo ngubwo nanjye ngomba kukwihimuraho nkakwiba channel. Gusa nubwo yayimwibye yabashije kuba yahindura amazina, ariko nta kintu yegeze akora kuri iyo channel bitewe nuko video zose uko zari zihari niko zagumyeho, nta nimwe yegeze hidinga ndetse nta nimwe yegeze asiba. Bisobanuye yuko yarari gukinisha amarangamutima yiwe, ndetse RIB iza kumurega yuko icyaha afite ari icyaha cy'ubujura ndetse ari icyaha cyo kwinjira umuntu muri mudasobwa agatwara amakuru ye y'ingenzi. Ndetse RIB itangaza yuko rwose abantu bafite ama account ya za YouTube bakwiye kujya bahindura ama password buri gihe bitewe n'umutekano wazo. Ariko ikituzanye ni uyu muhanzi uri gukorera advertisement cyangwa se kwamamaza iyi ndirimbo yiwe imaze iminsi itrendinga bita Soweto. Abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, aho yagarutse ati rwose Soweto ni indirimbo yari imaze igihe abantu bayikeneye, ni indirimbo nifuzaga yuko nshobora kuzakora neza cyangwa se nkayikora mu bundi buryo, ariko bitewe n'abaproducer baba bafite amaproje agiye atandukanye ntago byabashije kuba byanyorohera ku buryo twese twabonera umwanya hamwe. Ariko uko nabishakaga twaje kubona umwanya bijyanye n'igihe tubakorera ibijyanye na biriya mwabonye, ariko
uko byari biteganyijwe siko byari bimeze, ariko gusa nubwo bimeze gutyo yagaragaje yuko iyi ndirimbo ari indirimbo ihenze kuko yakorewe amashusho yayo yakorewe mu gihugu cya Nigeria, nkuko yabigaragaje uko bakomezaga kugenda bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye ari ku rubuga rwe rwa Instagram ubwo yarari kuri live, ndetse agaragaza yuko rwose iyi ndirimbo Soweto ije mu gihe rwose yari yagennye. Abantu bakomeje kugenda bamubaza ati se iyi album iraza gusohoka ryari? Muri uko kumubaza iyi album yateganyirije abanyarwanda cyangwa se yasezeranyije abanyarwanda, yagaragaje yuko kuba rwose indirimbo cyangwa se indirimbo zimwe na zimwe zitari zasohoka, dore yuko indirimbo zimaze gusohoka kuri iyo album ari indirimbo ebyiri, ariyo Soweto ubu ngubu iri ku trending ndetse ari gukorera na advertisement kugira ngo ikomeze izamuke, ndetse asaba n'abantu gukomeza kuyireba kuri channel yiwe. Agaragaza yuko rwose bahishiwe byinshi bitewe nuko uyu mugabo yiteguye kubakoma byatari nk'uko bisanzwe, ariko abantu nabo bakomeje kugenda bavuga yuko Soweto uko bari bayiteze atari ko bayibonye, ariko na nyirayo nawe abigaruka avuga yuko rwose uko yari abishaka atari ko byagenze. Mbere yuko dukomeza rwose reka nkubwire wowe utari wabasha gukora subscribe, rwose nagusaba ngo ukore subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Tugarutse rero ku ndirimbo ya Soweto, abantu bakomeje kugenda babihuza n'uyu mugabo Pondati, arababwira ati rwose uyu mugabo Yago Pondati ni umuhitinzi, ndamwemera kandi ni umuhasira, uko byagenda uko ariko kose rwose ibyiwe abikora neza cyane, kuko buri wari we wese uko akora ibyiwe ntago biba bishimwa na bose, nawe kuba yigejeje hariya ntago ari ibintu byapfuye kuba byakwikora. Ngayo nguko rero ibya Yago ndetse na Bruce Melody aho bigeze ubwo abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri ino ndirimbo, yewe bigarukwaho yuko bamwe bakomeje kugenda bavuga yuko iyi ndirimbo ishobora kuba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane, kuko bigaragazwa yuko ishobora kuba yaratwaye miliyoni 50 z'amanyarwanda bijyanye n'ama video yayo ndetse n'amajwi bitewe n'urugendo, kuko iyi ndirimbo ya amashusho yayo yakorewe mu gihugu cya Nigeria, ndetse n'abari abakobwa mwabonyemo akaba ari abo muri Nigeria nk'uko uyu musore yabigarutseho. Reka ngushimire rero wabashije gukora subscribe ndetse warebye ino video kuva itangiye kugeza irangiye, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Imana iguha umugisha. Icyo nagusabira nuko rwose Imana yakomeza kugusapotinga muri buri kimwe icyo ari cyo cyose urimo, Imana ikagishyiramo umugisha. Nawe kandi utari wabikora, utari wakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe ukande n'iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire ibagezaho umunsi ku munsi. Naho njyewe ubagezaho amakuru ni Uwayisenga Didier. Amakuru yo nakagaruka kuri Sano Empire kuko turahababereye umunsi ku munsi.